byari byiza iyaba hahoraga umunezero. Hari byinshi bidutera guhangayika, gusa tujye twihangana. Nagira ikibazo cy'ubuzima bw'ejo, ntagira ubwoba mu mutima wanjye, nkahora nifuza gukora ibyiza gusa ibibi bikanzitira. La 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 la. Ay ay ay, bariho numva nariho, agerageza kwihangana. Bamwe banyita miseke igororotse, nyamara uko ni bizwi n'umuti. Ya reka mbashimire rero mwe mwese mukurikiye David Vital Official Rwanda. Ubu ngubu noneho tugiye kubagezaho ibintu bigiye bitandukanye, tugiye gukora ikiganiro. Hano kuri kamera rero muri kubona turi kumwe n'umusore mwiza cyane, umusore ufite uburanga kabisa. Ewana nanjye ndi kumureba nkumva iyo nza kuba mfite mushiki wanjye bakwiranye, ewana nakamumuhaye rwose. Ya waramutse neza? Mwaramutse neza mu makuru. Mbifurije igitondo cyiza kabisa. Murakoze cyane Imana ibamugisha. Kuri kamera turi kumwe nande rero? Kuri kamera wanze kuri channel yakunda kubonaho David Vital, ariko nitwa Hitimana Vital, ni ari mazina ari kuranga muntu. Yego. Bitambaza ngo David ryavuye se. None witwa Hitimana Vital. Vital. None se David wa mugani wawe ryavuye he? David hano ryavuye kera nigeze gukina umupira, hanyuma nza kuza nagiraga style kenshi mu kibuga zimeze nk'iza David Beckham, kuko football nayo ndayize burya. Rikada cyane. Ndi umuvura umunyembano. Nagiye nigaho nagikunze no gukina kenshi ndi na kapiteni, ariko bitewe n'ukuntu ubuzima bugenda bihinduka, niho rero nakinaga mu kibuga mfite imyitwarire imeze nk'iya David Beckham. Hanyuma baza kuri mbatiza na Beckham ryari riri, ariko David risa naho rigumaho. Nyuma nza komeza cyane, abantu nagiye mbana nabo kenshi bakunda kuri nyita iragenda rirafata. Noneho kuko abantu benshi banze kuri David, yego, nderikoresha kugira ngo umuntu hari uwo mvuga Vital rikamutungura, hari n'uwo mvuga David rikamutungura, ariko nyakoresha Yesu kujya nibambona burese abashe kwisanga muri aya mazina ya David Vital cyangwa se Hitimana. Urakoze cyane. Gusa uyu munsi nagusuye, naje nsanga usa nkaho uhuze kuntu, ndabona ufite gitari. Gusa mbere yuko dukomeza reka mbanze mbwire abantu bakuri iki kiganiro, nyaboneka mwibuke gukora subscribe, like, comment ndetse na share kugira ngo twese turusheho gukomeza kuryoherwa. Iyo ukoze subscribe ugakanda ku nzogera, icyo gihe ububaye umuterankunga wacu. Icyo gihe ikintu cyose twauploadinze kikugereraho igihe. Ya nkuko mubibona rero kuri kamera ndi kumwe n'umusore mwiza cyane ariwe David Vital cyangwa se Hitimana Vital. Uyu musore rero akaba ari umuhanzi wihimbira indirimbo akaririmba, ni umucuranzi. Nkuko mubibona rero twamusanze n'ubundi mu rugo iwe afite gitari. So David Vital, yes, ndashaka kugira ngo mbere yuko tugira icyo dukora, nshaka kugira ngo banze usuhuze abantu bagukurikiye ariko mu buryo bw'indirimbo. Sinzi indirimbo urahitamo kubaririmbira, wabaririmbira yawe, wabaririmbira y'undi muntu, it's okay. Karibu. Ndashaka kubaririmbira akaririmbo kavuga ngo nabuzwa n'iki kuyisaba. Ni akaririmbo ko mu gitabo ka 385. Tujye twiragiza Imana kuko Imana niyo mugenga w'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Ngamukurikira. Nabuzwa n'iki kuyisaba, nkajyanye isunga nkayikuriza, ayo maganya yose nkawumu
mpumurizwa no kumenya yuko datugaburira inyoni azanyumvira nanjye nkahumurizwa no kumenya yuko datugaburira inyoni azanyumvira wow yewe ndi kumva neza neza nari ngiye mu mwuka uzi ko ngiye guhanura mu kanya David nimba ntakugoye ndabizi n'abantu badukurikiye bari batangiye kujya mu mwuka wamfasha ugasubiramo ako karirimbo nkahumurizwa no kumenya yuko datugaburira inyoni azanyumvira nanjye. Ebana David njye nkwemereye inka ariko yandi yo mu gitabo ya iwacu nta nka tugira ariko tuza kuba tuzifite njye mba nguhaye inka rwose none David we ahangaha uribana ahangaha mba njyenyine mwese ko tuzi ko abasore muri iyi minsi cyangwa se n'abo twagiye tubona tuzi ko abasore akenshi bakunze nko kubana ari nka 3 4 gutyo wowe mbega kubera iki wahisemo kwibana impamvu nahisemo kwibana buriya haba hari impamvu nyinshi zigiye zifatika soko ntagiye mbana n'abantu ariko giye kubera yuko ariko isi ikunda kunzengurukana nkashidukaho nari ntuye munsi akazi kimutse kagiye hariya urumva kandi nabo twabanaga kera babaga nabo bafite akazi kari aho ngaho urumva guhora mwimukana mugenda niyo mpamvu nisanga mba njyenyine ariko ntabwo ari undi mutima mubi wo kuba kuko nkunda inshuti nkunda kubana ariko nyine hari igihe ubuzima usanga wibana byatewe n'impamvu wenda z'akazi z'ubuzima nyine nawe murabizi ariko ntagaruka kubana n'abantu kuko kubana ni ikintu nkunda cyane nzi none se muri iyi nzu ziruzuye inyise ndavuga nyine za zindi kwaje kwapura ndavuga imbavu se ko ndiyo uri gukora mu mbavu ziruzuye se imbavu wapi nta mugore ufite mfite uko vuba mu myaka 5 iri imbere reka da ko numva ari kera izo fanta tuzazibona 37 gisigaye yemewe none se kuvuze ngo uribana umuntu nanyuzeho hariya mu mbuga bimeze bite hariya musore rero ubonye hariya uriya ni mwarimu wanjye ni murumuna wanjye mbese dufatanya ibintu byinshi cyane n'inshuti yanjye mbese sinzi uko nabivuga rero usanze nyine yisohokeye hanze twaturangije gufata breakfast hanyuma asohoka hanze nsigaye ndi guhanagura ibyombo nyine ariko abasiribateri namwe mujya munsetsa rwose yaramaze kuyegereza ibyombo nanjye ubwanjye ndimo ndabihanagura ndi kubyanje mu kabati neza kugira ngo isuku igaragare mu nzu neza hanyuma nyine asohoka hanze ari gucura gato ariko ni murumuna wanjye ni mwarimu wanjye mbese yego David rero mu bigaragarira amaso cyangwa se amatwi biragaragara ko uri umuhanzi rero hari ibibazo ngiye kukubaza kandi ndizera ko uraza kunsubiza neza n'abantu badukurikiye bakaza kurushaho kunyurwa David ese watangiye ibintu byo kuririmba ryari ibintu byo kuririmba maze imyaka myinshi natangiye kuririmba mu 2010 urabona ko haciye imyaka 12 dutangiye na 12 nari nkiri mutoya cyane yiga muri primaire twajyaga tujya nko kwa gatanu igihe twajya nko gusenga kugira ngo tujye gutangira icyumweru turi mu mwaka bigo nagiye nigari igihe gahunda bayitegura ugasanga ndi kwisanga ndi kuririmba muri za korali abarimo abakoze muraza kuturirimbira n'ibiki nkisangamo nakunda guhimba indirimbo cyane izipfuye inzima n'ibiki nza koza no kuri muri Sunday school nkazamba himbira indirimbo hanyuma
muri segonderi ho biza gukomera. Indirimbo ya mbere ndumva nakoze nayanditse, twagiye no muri studio, ndumva hari umuntu waduteye inkunga tujyayo, twayikoze muri 2012. Yego. Icyo gihe mu wa kabiri segonderi, urumva yuko ibintu bimaze imyaka myinshi. Okay. None David we, ubu ngubu nk'umuntu ikigaragara cyo umaze igihe kinini mu muziki. Ubu tuvugana ugereranyije aho wavuye cyangwa se wahereye n'uyu munsi ugeze ku rwego rungana rute, rumeze gute? Mu buzima busanzwe cyangwa muri muziki? Ya muri muziki. Muri muzika? Urugero ngezeho ni rwiza pari raporo ya kera, kuko kera natinya guhagarara imbere y'amaso y'abantu numva nyine bikaba bimuna ari umwana. Yego. Ariko ubu ngubu nshobora no guhagarara imbere y'ibihumbagiza bikunze n'isi yose ikicara aho ngaho nanayiririmbira igihe nta soni ngize na gatoya. Ikindi cyongeyeho, urabona iyo ukibirimo cyane utaramenya agakiza n'iki, ese guhimbaza kuramya n'iki, ariko byose maze kubimenya, kuko ngo nsigaye nkora ikintu numva nkumanye n'umwuka w'Imana neza. Ariko kera umwana nyine umwana ntasi cyaravoma. Nyine urabyumva. None kubera iki wahisemo kuririmba? Watangiye uvuga ko waririmbiraga mu rusengero, ukaririmba muri Sunday school. Kubera iki wahisemo kuririmba? Kandi mu rusengero habamo imirimo myinshi, washoboraga kuba umudiyakoni, washoboraga kwiga Bibiliya, washoboraga kujya ukora ikindi kintu. Kubera iki wahisemo kuririmba? Ni iyihe mpamvu? Impamvu nahisemo kuririmba, kera nigeze kunyura mu mateka atari meza, hazamo n'ubuzima bugenda gusa nk'ubwo mu muhanda bitewe n'ubuzima, hari ukuntu byivangavanga mu buzima. Yego. Nari umwana uhora nshaririye cyane, kuko akenshi wasaga bamfunze, ndi umuzunguzayi muri gereza n'ibiki, ko ubuzunguzayi mu gihugu hano butemewe. Hanyuma urumva kuba muri ubwo buzima narimenyaga, mba muri ghetto, ndi umwana muto w'imyaka muri 10 n'ingahe, ndi muto cyane pe. Hanyuma nahoranaga agahiri n'agahinda bitewe n'uko nta muntu wamaga uburere wabaga urafanye nk'umubyeyi, nirwanaga 100%. Hanyuma ngiye ikintu cy'agahinda, ntawe nshuti nagiraga, nahoraga nshize iryinyo kurindi bitewe n'uko ubwo buzima nanyuragamo nyine numva ukuntu bwabaga bumeze ni kwirwanaho. Hanyuma ntagiye kujya mu rusengero, nigeze kugira abasponsa banjyana mu rusengero tukajya tujya gusenga, nkumva ari kuvuga ngo kwa Yesu ngo ni ibyishimo, ngo kwa Yesu ngo ni amahoro, ariko ngiye nkumva ntabifite. None rimwe nza gutegura amasengesho y'iminsi 2, ndavuga ku Mana, kuko muri Sunday school twarangije kuririmba rero n'utwana duto nyine, kamwe kagenda kimanitse kandi bwitaye, icyo gihe cyo kubutoza kirangiye. Ariko ngiye ukabona abana barantinya kuko ntabwo najyaga mvuga. Nagendaga gutya, niba nagiye kuririmba naririmbye, igihe nyuma yo kuririmba no guceceka nkahita nitahira mu rugo. Nta bintu byano byo gukina by'abana byahaga. Ariko ntangira ko none ibintu bimbangamiye, nsenga Imana, yabwira Imana ko nta nshuti ngira. Mu buzima numvaga nyine nta nshuti nyine tu numvaga. Noneho nza kubwira Imana, yabwira Imana wampaye inshuti. Imana yashyize amasengesho y'iminsi 2 yo gusaba inshuti. Imana irazimpa ari kimenye nawe inshuti yanjye. Noneho nyuma nibwo Imana yampaye inshuti, ariko impereza n'impano yo kuririmba. Yego. Ndabyibuka twatiri mu kigero n'amatwa tumaze gukora tuvuye muri Sunday school, njya muri korali nkuru y'urusengero. Icyo gihe twakoze amasengesho y'iminsi 2, dufite sorti. Umuhanuzi bara wo mu nsengero nyine arahaguruka avuga ati Imana ikuhaye umurimo wo kuririmba. Kanumva ni warimbira abantu tishibanye nabo, ni warimbira abantu mutaganiriye. Nuko impano yo guhimba Imana yayinyihereye ngewe, ntabwo ariko akunda umuntu avuga ngo ndabyutse ngo binjemo ngo ngiye gukora indirimbo, kuko ngenda naryama indirimbo nkanazirota. Yego. Niko impano yo kuririmba Imana yayinyihereye. Nuko byatangiye byigaragaza mu 2010, ariho cyagiye nakubwiye, ariko ko byamutumbagamo kuva kera. Ariko 2010 nibwo byisobanuye neza, Imana impereza iyo mpano. Okay. Ndikumva waranyuze mu rugendo rurerure. Ese kugeza ubu rero abantu bagukurikiye, nanjye ubwanjye ndi kukubaza ibibazo, sindamenya ngo uririmba iyihe njyana, sinzi muri make ngo bimeze bite. Ese uririmba ubundi iyihe njyana, kugira ngo abantu baze gusobanukirwa neza ibyo turimo, kugira ngo tugere no ku ngingo neza, cyangwa se ku kiganiro fresh twamenye ngo bihagaze bite?
akenshi abahanzi bikunda kubacanga cyangwa se wabwira umuntu ntabyumve neza. Njyewe no muri mu buririmbyi akenshi kigenegera mukura no mu magurupe menshi cyane kandi ugasanga n'abantu bafite urukundo rw'injyana zigiye zitandukanye. Nkubwiye ko mfite ubushobozi bwo kuririmba muri buri njyana yose ntabwo wabyumva. Reka umbwiye zuke nta kuririmbira, tugiye muri reggae nta kuririmbira, afrobeat, dancehall, R&B pop, R&B byose naririmba. Ariko ngiye injyana zanjye kenshi nkunda kuzikorera mu ntuza muri techno. Okay. David urakoze cyane. Ndabona rero ngiye kugusaba ko udushyira mu mwuka. Ngiye kugusaba uturirimbira akaririmbo, sinzi uburyo akaririmbamo, sinzi injyana uragashyiramo nyine, gusa nshaka abantu badukurikiye muri aka kanya ubaririmbire bajye mu mwuka. Yaba uri koza ibyombo abireka ajye mu mwuka, yaba uri mu modoka, muri make nshaka abantu bajye mu mwuka. Kandi muri comment uzabibona kubwati kabisa wadutwikiye. Ubwo rero nguhaye karibu dutwikire natwe. Kare nahoze ndi muri practice ni nimugoroba nari kumwe n'umuhungu wagira ubonye hanze. Indirimbo nakoze ejo bundi mu haciyeho amezi 4 nayikoze last year. Ndashaka tubaririmbiraho gatoya, ni nabanshyiremo gitari irimo kuko azi gitari cyane. Ahubwo bantu uriya muhungu murebe, ndagira ngo muhamagare aze amfashe muri uyu mwanya tugiye kujyamo kugira ngo dukore ibintu mwishime. Mujye mu mwuka. Nje nta kibazo mfite rwose. Ngiye kubaririmbiraho iyo ngiyo nakoze ejo bundi aciye amezi 4, hanyuma ndabashyiraho n'iyindi nayo iracyari muri studio ntirasohoka, ariko ndabasugugiza gatoya. Hako banayiririmba yose narebe rwose tukishima, kuko twebwe abanyarwanda dukeneye ibyishimo. Dukeneye ibyishimo rwose. Turagerageza. Reka mpamagare wa muhungu wanjye aze hano. Etiye ngwino hano. Aha, uyu munsi rero ewana tugiye kubakorera ibitangaza. Ndabona wa mutipe ahageze. Nuwo wambwiraga? Ningo nakubwira. Meze bite bro? Uyu muhungu we ni sawa. Muhungu arankanga bikomeye. Mbere rero yuko mukomeza nshaka abanze yibwire n'abantu bamukurikiye. Karibu. Murakoze cyane, nsanze hano kumbi nayo ndamujemo. Ni bitwaye tujemo. Nitwa Etienne Ga. Etienne Ga. Ga ubwo bishatse kuvuga iki? Iyo Ga yongerwaho ni gitari. Nkunda gitari cyane ku buryo bukomeye, ku buryo numva nayitirira. Gusa ababyeyi banjye banyise Etienne Tuyikuze. Ariko mu muziki kugira ngo byorohere abantu bigira Etienne Ga. Niyo mpamvu rero ari kumwe na mukuru wanjye rero ubwo sinzi yarambwiye ko yaramaze warambaza ngo bimeze bite, tumaze gusangira icyayi mu gitondo bararanye waramaze bimeze bite, bitameze neza mbonye umunyamakuru yaramaze kumbwira ko ngo uzi gitari cyane, arambishyira kandi baze kugira ngo nawe umaze kubyivugira ko uyikunda cyane. Mbona no mu ijoro azacura. Reka amina kabisa. No reba, mbere yuko wenda muturirimbira nshaka banze akora icyo bita kumurya wonyine, banze numva wowe wawe uburetse kambanze kameramani abanza dufashe anamuzuminge tubanze turebe neza. Karibu bro. Okay.
byaba byiza unacuranze indirimbo abantu basanzwe bazi ku buryo n'umuntu uravuga ati wow wa mutipe azi gucuranga kabisa. Ndetse bitarafashe bidutera guhangayika. Byari byiza iyaba hahoraga umunezero, hari byinshi bidutera guhangayika, gusa tujye twihangana. Nagira ikibazo cy'ubuzima bw'ejo, ntagira ubwoba mu mutima wanjye, nkahora nifuza gukora ibyiza gusa ibibi bikanzitira. La 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 la. Ay ay ay. Bariho numva nariho, agerageza kwihangana. Bamwe banyita mise kigororotse, nyamara uko ni bizwi n'umutima wanjye. Ndasaba unkunda wese kunsabira, uwo mubisha amureba amaboko. Ndashaka kuba uwapfiriye ku giti, munsabire ntazasigara. Aho ntabwo bishoboye gukora. Ebana kabisa, ndemeye. David, Yes. uyu musore si wamukuye he? Abanza yarameze. Iki? Yarameze. Yarameze. Abanza yarameze. Ebana ariko ngiye ndemeye kabisa. Aragahirwa indamubyaye. Igiti. Bro nanjye ndemeye uburyo ucuranga Merci. gitari kabisa, ndi kubona ikuri. Byose n'ubuntu bw'Imana, ntawe ubivukana n'Imana yo mu ijuru. Urakoze cyane. Yego. David, rero tugikomeza ikiganiro cyacu, wenda umugenzi wawe ndamwumvise pe, azi gucuranga kandi nabikomeza akabishyiraho umutima azagera kure kuri gitari. Yitiriye gitari kandi koko byari bikwiye, kuko uburyo ayicuranga n'uburyo ayikoramo, ewana umuntu ubyumvise aravuga ati kabisa uyu musore arabizi. Ariko nkomeza kubwira abantu badukurikiye, ewana nimba ubona koko aba basore bashoboye, comment zirakenewe. Kandi na ka kantu bita subscribe ntimukibagirwe rwose, kuko murabona aba basore barashoboye, ibintu bakora bibarimo. David ndabeshya? Ebana kabisa. Imana yarabahamagaye. David, rero tugikomeza ikiganiro, hari ikibazo nshaka kukubaza, ndakeka n'umuntu udukurikiye nawe yakifuje kukikubaza, ariko reka nkikubaze kuko ndahababereye. Kuki wahisemo kuririmba gospel? Kuko giye amahoro yawe na Nyagasani rwose, kandi nasanze ngiye munda urabona ariko umuntu ashaka gusenga agasenga amasaha 3 amasaha 2, ngiye nshobora gusenga isaha imwe iyindi ya kabiri nkaririmba. Nibwo ngiye negirana n'Imana neza cyane, nkazuminga ubwiza bw'Imana bunyuze mu ndirimbo neza, nkumva ndishimye. Impamvu nahisemo rero kuririmbira Imana, indirimbo zawe nyinshi nuzikurikira zose zirimo amashimwe, ni indirimbo z'amashimwe gusa. Baya ni indirimbo z'amashimwe ko mba nshima Imana ubuzima nanyuzemo, byagiye nkorera mu buzima bwagiye butandukanye bwose. Niyo mpamvu nahisemo kuririmbira Imana kugira ngo nyishimire ko nta kindi nayitora pe. Okay. Ya nabyo ni byiza kuririmba ukaririmbira Imana. None se ubwo waduha itandukaniro riri hagati y'umuhanzi uririmba indirimbo z'Imana n'umuhanzi uririmba izisanzwe? Ubwo nimvuga izisanzwe wumve za zindi nyine twumva za ba Bruce Melody bande na bande, waduha itandukaniro? Ubundi giyewe ku izina umuhanzi nano gukunda kenshi nkunda kuryemera ni ku giti cyanjye, ariko burangiye ndi umuramenyi. Umuhanzi n'umuhanzi ibintu bitigeze bibaho. Agahimba utuntu twe, ariko giyewe ndirimba amagambo yanditse muri Bibiliya, ntago ari njye wayahanze. Ahubwo giyewe
rero itandukaniro ikibazo warumbajije hagati y'umuntu uririmba harya uririmba gospel n'abandi baririmba ziriya ndirimbo zisanzwe zitari gospel, abo bantu twabatandukanyiriza. njyewe ntabwo njya ninjirira abantu, buri wese agira uburenganzira bwe n'uburyo abitekerezamo, ariko njyewe uko nahisemo kuririmbira Imana kuko nzi ko nyuma y'ubuzima hari ubundi, kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo kuko riri muri Timoteyo wa 2:8. Nako nciye mu ijambo uravuze ngo nyuma y'ubuzima hari ubundi. Niyo mpamvu wahisemo kuririmba gospel se? Ndabisobanura, reka mbisobanure. Ubwo ndabicanzemo gake. Reka mbihoze. Muri Timoteyo wa 2:8 haravuga ngo kuko kwitoza k'umubiri kugira umumaro kuri biki, ariko kwitoza kubaha Imana kugira umumaro kuri byose. Ntabwo ari byinshi. Iyo uvuze byinshi ushobora gufata ikintu kimwe bibiri bikaba byinshi, ariko ngo kuri byose umva akantu keza ngo gufite isezerano ry'ubugingo bwa none ndetse n'umuzaza nabwo. Iyo ndi kuririmbira Imana ni ukuvanga amagambo y'Imana arakiza imitima y'abantu, bisobanuye ngo uko ngerageza gutandukana n'icyamba ndi kwitoza kubaha Imana, ngo gufite isezerano ry'ubugingo bwa none. Iyo ndi kubikora njye nishimira ko iyo ndi kuririmbira Imana mba afite ubugingo bwa none. Akantu keza ku munsi w'amateka nzabona n'ubundi ngo ndetse n'ubuzaza nabwo. Rero niyo mpamvu ngewe ubuzima bwanjye bwose nkunda kwitoza kubaha Imana kuko ufite isezerano ry'ubugingo bwa none ndetse n'ubuzaza nabwo. Niyo mpamvu ngewe nahisemo kuririmbira Imana, abandi bo byabo ntabwo mbizi. Njye ndi kuvuga ku giti cyanjye, ariko umbajije ngo ese ukaza unsanga uvuga ati njye ndaririmba, ndashaka gutangira umurimo wo kuririmba, ndirimbe gospel, ndirimbira Imana cyangwa se ndirimbire n'ibindi, nyine hari ibintu byinshi byo kuririmba, nahita mubwira ngo genda ujye kuririmbira Imana. Niyo nama muri make wagira inama nakugira aje kukugisha inama ati se ndirimba ibiki, wamugira inama yo kuririmba Imana? Namugira inama yo kuririmba Imana. Okay, none David, yego, kuva utangiye cyangwa se umunsi wa mbere wiyumvamo kuririmba ugahita ufata umwanzuro wo kuvuga ugiye kujya uririmbira Imana, mu by'ukuri nta rugendo rutabamo inzitane cyangwa se inzitizi, ni wigeze mu buzima bwawe cyangwa se mu rugendo rwo kuririmba wigeze uhura n'ikintu, wigeze ucika intege? Gucika intege byarabaye ko Satani yarageze akakurasa. No muri Satani yarawukoze, hari igihe ukora ukabona ugiye kugera ku rwego rwo hejuru cyane, Satani akaguteza ubwibone. Yego. Niyo mpamvu ngiye akenshi nahise nanabihagarika aravuga Imana reka mbanze menye uwundi we, mvugutira uncure mbanze nyine mu ruganda menye uwundi we, nicyo ngomba gukora. Ndabihagarika ngira Imana yamwe kugeza igihe uzanyemerera ko ngomba kumwongera kubigarukamo. Ndatuza pe, abantu benshi barategeza n'ihangano byanjye baranayibura bitewe nuko nge numvaga ngomba kubanza kunyura mu ruganda nkacurwa nkabo ngomba kuba we. Satani rero adutega imitego myinshi, rimwe na rimwe abantu nabo baguca intege, ntabwo uririmba neza, ufite ijwi ribi n'ibikiririmba nk'akanaka, ariko gihe ikintu kimwe nashobora gukora mu buzima, ntabwo nakwiye kuririmba nk'akanaka. Oya, ngomba kuririmba uko Imana yampamagaye. Yego. Yego. David, uragira uti ntabwo waririmba nka runaka, uzajya uririmba uko Imana yaguhamagaye. Nabyo ni byiza, ariko se ubaye ufite umuntu, none se ni uwuhe muntu harya babyita role model wawe ubundi muri ibintu bya muzika ninde? Abantu b'ikitegererezo banjye ni benshi cyane hano mu Rwanda no hanze. Ariko tujya hano mu gihugu bose ndabakunda, nkunda n'ibihangano bakora, ariko hari umuntu kabisa ukubitamo akajwi kabisa tunakora uburyo twaranje, uburyo managenzemo kabisa, nkavuga nti wawe. Ninde? Nkunda Serije. Nkunda Serije yamuremye nawe harabyumva azabimenye. Nkunda Serije cyane. Reka twagera mu bintu byo kwandika rero mu magambo kabisa wumva ubwenge hatari, ariko asaba nyine gutekereza cyane. Mbonye itandagiza neza. Mbonye Imana we ujya umureferaho cyane ku bintu bijyanye n'imyandikire. Uramugaye Imana aramuhamagaye. Watubwiye ko rero muri iyi nzira wahisemo gucamo wajya uhuramo n'ibizazane byinshi, uhura n'inzitane, uhura n'ibintu byinshi nyine bituma
hari ibyo wahuye nabyo ukumva bitumye ucika intege, ukumva wava mu muziki, nyine ukumva umuziki wawureka burundu? ntabyo kuko nibwo buzima bwanjye, ubwo mbiretse n'ubwo buzima bwanjye ubwo nanjye naba nakiriho. None se ni iki kintu waba warakoresheje cyatumye ukomeza guhangana n'izo ngorane paka uyu munsi wa none ukaba ugejeje aya masaha ukiri mu muziki? Urebye si imbaraga zanjye nta irindi banga nakoresheje, narabikunze nsenga Imana ikomeza kunshoboza ibyo abantu babona ko bidashoboka. Yego. None se ubu ngubu abantu bari kureba iki kiganiro ni abantu bagiye batandukanye, abari mu muziki, abifuza kuwujyamo, abawugiyemo ukabananira, ingeri zose muri make. Ni iki kintu wabwira umuntu udukurikiye, yaba ari uwakoze umuziki ukamunanira akawuvamo, yaba ari utarawukora akaba ateganya kuwujyamo, ni iki kintu wamubwira, wamugira iyihe nama? Kujya muri ibintu by'Imana rero ngo iyo bigiyemo kubivamo ntabwo bishoboka. Birutwa nuko utarabigiyemo, ariko niyo inama nakujya niba yarigeze bijyamo bigarukemo, niba uzi ko wabishobora bigakunda, ntabwo Imana yaguhomba, wogera iguhombe yaguhombya. Reka tureke iby'Imana noneho tuvuge umuziki muri rusange. Umuziki muri rusange njye nabonye ari mwiza, urafasha ko ugufasha kurefreshinga ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Umuziki ngiye mufata nk'ubuzima, umuziki ni ubuzima. Okay. David rero ndabona mugenzi wawe twamusinzirije, ariko reka kansabe kamera noneho abazuminga bashyiremo mwese. David, ikintu kigiye gukurikiraho rero, ufite indirimbo zawe. Mfite indirimbo zanjye nyinshi wiyandikiye, hari izo wajyanye muri studio, hari izo utarajyanamo uteganya gukora, ariko nshaka uduhitiremo mu ndirimbo ufite. Ndabizi hari izo ukunda cyane nawe. Kare wavuze ko indirimbo zawe nyinshi zibanzemo ikintu bita gushima Imana. Nshaka rero muri aka kanya ngiye kuguha, wowe na bro wawe mubanze mutume dushima Imana sasa. Mutume twibuka bya bindi Imana yadukoreye, natwe dushima Imana kubw'indirimbo zayo. Umwanya ni uwanyu rero. Reka tubashyire turimo nka tubiri. Imwe imaze amezi ane nyikoze, iri no kuri channel yanjye ya David Vitali Official Rwanda, iriho haciye amezi ane. Hari n'indi nayo ikiriyo igiye gusohoka minsi iri imbere, turavunguraho gato. Okay, nta kibazo, umwanya ni uwanyu. Cameraman ndamusaba abafata amashusho neza ewana, kandi niyo mirya ajya y'inkurure. Uri kumva cameraman? Nta kibazo, ngaho mukore nari. Reka uyu musore wanjye mfashe niwe washyize gitari muri iriya ndirimbo, ndagira akore original yayo kabisa, ku buryo ntabwo kubitaho nahita avuga ati ni ya ndirimbo. Okay, mwandike reka ngushimire murahita muyibona. Yitwa reka ngushimire Mana. Abantu badukurikiye rwose, iyo subscribe irakeneye, like, comment, share ewana kabisa, mushyigikira aba basore rwose. Reka ngushimire, reka ngushimire, reka ngushimire Mana nzima. Reka ngushimire, reka ngushimire, reka ngushimire Mana nzima. Umuriro ukomeye
wakoze ukankomeza sinshidikanya kuko turi kumwe singira ubwoba kuko mbafi mwami Mana reka ngushimire reka ngushimire reka ngushimire Mana nzima reka ngushimire reka ngushimire reka ngushimire Mana nzima reka dushyira akandi kamwe kaka namubwiraga David yes ukiri aho ngaho yego njye nshaka kumbwira ikintu Imana yari yagukoreye cyatumye nyine ugira inspiration yo guhimba iyo ndirimbo. hari igihe ku ishuri nyine ibintu by'abanyeshuri icyo gihe niga muri segonderi nigaga mu wa gatatu icyo gihe nyine urabona abana nyine ku ishuri tugira amakosa agiye atandukanye Yego. ku ishuri ntabwo twemererwa gutunga telefone rero nabaga afite telefone yo kuba nahamagara aba friends banjye ariko igifite rwihishwa ntabwo mfite telefone yo guhamagara mu rugo ibintu nk'ibyo noneho umunsi umwe barayifatana bamaze kuyifatana barambwira ngo ninyizane ngiye kwizana ko nanetije umwana umunyeshuri barayinyiba ngiye kwizana ndayibura baranyirukana bavuga ngo nabasuzuguye baranyirukana barambwira ngo turagoramvoye infinitive kuko nabifite abasponsa bandihiriraga ishuri ndataha mbabwira ibibazo nagize none barangije barambwira bati rero wabasuzuguye nawe fata iyo telefone uyitange none ngenda babwira ntayo mfite bagira ngo nyine ni ugufunga umutwe bari bagiye kunyirukana bita mbwira Imana ndabise Imana kuzi ko nta bundi buzima mfite ko nari bujye mu rugo papa ngarampa amafaranga y'ishuri nawe afite ibindi bibazo bigiye bitandukanye hari abandi bana rihirira bitari bukunde koko wemera aka kantu kabika ubuzima bwanjye kaburangiza mbwira Imana ndashaka kunyereka kuko bari bagiye kunyirukana gatoya bari bategera hari n'aba bari gukora bagira ngo nyine banyirukane bitewe nuko nyine numva nari ngaragaje ubwendisipurine buri seriye bameze nk'aho babona yuko nasuzugiye ku ishuri n'ibiki nubwo ntabona ukuri kwanjye nyine uko nabivugaga noneho nsenga Imana yibwira Imana umbabarire nturangize ubuzima bwanjye urangire kuri akantu ka telefone haciyeho akanya ubwo nyine numva mu masaha ari imbere bari kuza bakanyirukana bikarangira tukarangizanya ngo nkajya kuba mu bundi buzima numva ntabwo bwari kuba bushimishije ahubwo mu kunkomangira ngo nirukanwe bareka kumfasha ahubwo bankomangiye bambwira ngo subira ku ishuri bitambwira Imana ngo reka mushimire umuriro ibikomeye ntabasha kuvuga kabisa unyandika imbaraga iyo nzivuze icyo gihe ntazivuze kabisa tukiri aho ngaho uvuze ku ishuri bituma nanjye nibuka nkiga bituma nifuza kukubaza ikibazo uri ku ishuri ni iki kintu kibaho cya mbere watinyaga uri ku ishuri ikintu cya mbere natinyaga ni byinshi ikintu cya mbere ku ishuri cya mbere natinyaga gutsindwa natinyaga gutsindwa iki kintu cya mbere natinyaga okay nicyo nagira ngo mbaze nabi bimukomeze indirimbo nta kibazo reka dukomeze ya ndirimbo ngo nindi bivuga ngo wanciye nk'imanzi mu biganza unyandika ku nkingi y'umutima wawe Imana yaduciye nk'imanzi mu biganza byayo kugira ngo ntabwo ishobora kutwibagirwa indirimbo rero sinzi nararyamye ngenda yirota reka mukurikire nta gace gato nk'uko twabivuganye mutayibona hakiri kare murira wanciye nk'imanzi mu biganza wanciye nk'imanzi mu biganza wanciye nk'imanzi mu biganza unyandika ku nkingi
imanzi mu biganza waciye imanzi mu biganza waciye imanzi mu biganza kunyandika ku nkingi y'umutima waciye imanzi kumutima nyutera buri munsi niko mwami wanjye murashima sinimwe sikangira neza pe mami wanjye niyumvira wowe gusa waciye imanzi mu biganza ikimenyetso cyerekana urukundo wankunze wemeye no kubibambirwa wemera kwambika ubusa imbere ya rubanda wamanutse n'ijuru zumihamisha amaso wabikoze ubikunze niyo mpamvu wagiye imanzi mu biganza kandi wanyanditse ku nkingi y'umutima waciye imanzi mu biganza unyandika ku nkingi y'umutima waciye imanzi amarira yanjye atembajya mu nda amarira yanjye ndirimba ntabwo ari ayo mu migani amarira ndirimba n'ibyishimo ibyo murera umwana niko nabisobanura ibyo murera byose birenze urugero amashimwe amashimwe mfite sinayavuga ngo ashire niyo waretse ngo nanagare cyangwa se ngo nsabirize urukundo n'imbabazi byawe byangumyeho mana wa mbere y'indirimbo nshya amarira yanjye natembajya mu nda amarira yanjye ndirimba ntabwo ariyo umigani ng'amarira ndirimba n'ibyishimo ng'ibyo nkorera mana birenze urugero ng'ibyo nkorera byose sinzigura bisubira amashimwe amashimwe mu mutima amashimwe David rero hari ikindi kibazo numva nifuza kukubaza uyu muziki benshi tubona bakora indirimbo bagakora ama YouTube channel nkuko nawe watangiye utubwira ko uyifite ariko mu by'ukuri abenshi intego aba ari business kugira ngo izo ndirimbo zabo zibinjirize ese wowe ubikora ku ruhe rwego nawe ni business kugira ngo bigutunge ni bisobanuye iki je ntabwo kubona buririmbye n'izi ndirimbo bikora nka business kugira ngo bintunge kuko ijambo ry'Imana ravuga ngo ushaka kunkurikira yange n'ibyo byose yego rero niyo mpamvu Imana si gutegeka ngo ujya muri studio ushatse wareka kujyayo nta kintu byayihombyaho rero niyo mpamvu ibi bintu ndabikora kugira ngo ubutumwa bwamamaze nkatanga n'amafaranga yanjye nkajya muri zo studio ariko ntabwo mbikora kugira ngo be business intunga n'ibiki ngiye mbikora kugira ngo nshimire Imana kandi
nyamamaza amahanga yose n'abatayizi bamenye ko ijambo ry'Imana riko ritubwira. Hanyuma ibyo kuvuga ngo kubikora nka business, uzantumire mu rusengero rwawe ntuzanyishyure, njye nzaza mbikore. Niba ari ugutega imodoka ari ukujya kubikora icyamugora no hano turi i Kigali, nzategesha amafaranga yanjye nze nkora umurimo w'Imana, ntuzanyishyure. Ninegura igitaramo ugashaka kuza kukizamo, ntuzanyishyure. Yego. Njye ntabwo mbikora nka business, mbikora kugira ngo mvuge ubutumwa bw'Imana n'ibindi, kuko bino bintu ntabwo byoroshye. Bisaba kwiyanga. Nk'umuntu aramutse abonye ibikorwa ukora, akabona wenda biramushimishije, akumva wenda ashatse kuba yagutera inkunga, ese hari ikibazo byagutera? Kuntera inkunga ntabwo nabyanga, na cyane cyane nyine nk'uko nabivuze ntabwo mbikora kugira ngo mbishakamo ayo maramuko nk'uko nabivuze haruguru, ariko uje ukantera ukavuga ati mbonye ibikorwa byari byiza, ndashaka gukora indirimbo 2-3 kugira ngo aho imbaraga zawe zirangirira nzunganire. Rwose nabikora, nabyemera. Hako navuze ngo ntera inkunga, murahubwiye ngo mpa 5, ngo meza 1,500. Njyewe ubwo ngubwo. Okay, mu kwizera rero ndizera ko ibi bikorwa byanyu we n'umuvandimwe wawe nabonye, ndakeka ko kandi ndamwizera ko bizabahira kandi bikabagendekera neza. Abaterankunga muzanababona rwose nta kibazo, ubwo ari iby'Imana izakomeza ibyikorere. Niyibizi. Yego. Niyibizi. David, dukomeza ikiganiro cyacu kandi nabwo tugana ku musozo. Muri iyi nzira urimo ni hehe wumva ushaka kugana, ni iki wumva ushaka kugeraho? Urabona muri muzike nta muhanga wa muzike, duhora twiga kugira ngo tubashe kuryohereza abo mu bihangano byacu. Ndumva nshaka kugera ku rugero rwiza rwo gucuranga, nkazacuranga ibintu byiza. Yego. Ndumva nshaka kwandika indirimbo neza, nkagira amagambo meza atanga ubutumwa bufatika bwumvikana buhinguranya imitima y'abantu. Imana izamfasha kandi ndacyashyiraho imbaraga nyinshi cyane kugira ngo ibashe kuba byiza kurenzaho. Yego. Nsaba Imana gukomeze mfashe muri uru rugendo direba bikomeye, niyo niragije. Urakoze cyane rero David, uburyo twabanye mu kiganiro, wagize neza, waduhaye umwanya. Burabye bigoye kubona umuntu afata umwanya we avuga ati nta kibazo tuganire, ni ibintu bitajya bipfa gukorwa na buri wese. Ndagushimiye rero n'umuvandimwe wawe, nubwo we twakomeje kumwima ijambo ariko yihangane. Gusa mbere yuko dusoza cyangwa se tugera ku musozo wacu cyangwa se dufunika ikiganiro cyacu, nabasabaga ko noneho musezera abafana banyu cyangwa se abantu bari badukurikiye, mubasezere mubatura akaririmbo. Mbere ko mbasezera, reka mbabwira akantu kamwe. Nge ndaririmba ariko kuko nize theology, buriya turaririmba ariko tukanabwiriza mu butumwa bwiza bunyuze mu ndirimbo, ariko no mu magambo yabaye ngombwa turabivuga. Rubyiruko munkurikiye, njye nkunda kwibwira urubyiruko cyane. Yego. Rubyiruko munkurikiye, ba papa wacu, mama bacu, ba sogokuru, barumuna bacu, ikintu nababwira muri ubu buzima mushaka Imana, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo mu kintu cyose wakora, ijambo ry'Imana mu Mubwiza 9:10 haravuga ngo umurimo wose werekejeho amaboko ngo ukorane umwete, ngo kuko ikuzimu aho uzajya, ngo nta mirimo n'imigambi yahawe cyangwa no kumenya ubwenge. Kandi kare twavuze yuko kwitoza kumira kugira umumaro kuri bikeya. Mutoze imibiri yanyu kubaha Imana, kuzaba ubugingo bwawe ndetse n'ubuzaza. Ariko ukiri aho ngaho, nubwo urangije mu kiganiro cyararangiye, nawe ndutumye gikomera. Uravuze uti ngo ikuzimu, ngo nta mirimo nta n'imigambi. Kuki bavuga ikuzimu batavuze mu ijuru? Urabona umuntu arapfa, sibyo? Ese abantu bose bapfuye batabajya ikuzimu? Itonde wumve se. Ikuzimu ubundi nkawe umunyamakuru wundi ikuzimu wumva uti. Nanjye ihangana mubaza. Ikuzimu sintazi njyewe. Ntago bazi. Mwumva gutyo. Uri kuki wavuga? Kuki wavuga? Nyine mpavuga kuko numva nabandi bahavuga. Ahubwo nawe uhakomojeho numva nshaka kubikubaza ngo numve niba ari ubumenyi bifiteho kundusha. Ngo Yesu yamanukiye. Ntago mbizi. Abakatolika bajya bavuga ngo nemera Imana Data uri mu ijuru n'isi. ngo nemera n'umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo. Ariko wigeze kubaho umukatolika? Cyane.
ngo nemera Imana data waremye ijuru n'isi, nemera n'umwana we w'ikinege Yesu Kristo wapfuye ku ngoma ya Ponsiyo Pilato agapfa agahabwa akamanukira mu irimbi. Mu irimbi nihe? Hari irimbi ryo mu ijuru ribaho, sibyo? Ni ukuvuga ngo iyo umuntu bamufashe akarenga hano hejuru ku isi tubona akajya munsi y'ubutaka, ese ikuzimu wundi ikuzimu ni iki? Ikuzimu twanarije neza kuvuzimu wakumva ari he? Sindamenya. Gagapfa gahamwe akamanukira mu irimbi. Mu irimbi. Nibyo ra? Nibiza. Ku munsi wa gatatu akazuka akaba yicaye iburyo bwa se, iburyo bw'Imana data. Ngo ni hazaza gucira imanza abazima n'abapfuye, sibyo? Reka katukihorere. Kuki Yesu yabanje kunyura hariya hasi? Nuvuga ngo twese tuzagira ikirenge mu cya Kristo, sibyo? Tuzamanuka. Hari umurimo ngo nukuvuga ngo twebwe iyo dupfuye twizera. Haramuri ngo nabambanywe na Kristo ariko ubu ngubu ndiho. Iyo upfuye uri umwizera ku munsi w'amateka urongera ukazuka, sibyo? Umeze nk'ubambanywe nawe uri umwizera. Yego. Rero ikuzimu pfi bajya bavuga nuko twese n'ahantu tuzanyura. Yes, abazaba bakiriho imanda niza n'abazaba barapfuye twese tuzamwumva, tuzaca ikuzimu. Rero iki ni icyigisho kirekire cyane nubabitsa ubwenge bwinshi. Wazaza ufite nk'umwanya nanone ukatuganiriza ku bintu by'Imana. Okay. Byaba byiza unacuranze indirimbo abantu basanzwe bazi ku buryo n'umuntu aravuga ati wow, wa mutipazi gucuranga kabisa. Cyetse bitarafashe bidutera guhangayika. Ni byiza iyaba hahoraga umunezero. Hari byinshi bidutera guhangayika, gusa tujye twihangana. Nagira ikibazo cy'ubuzima bw'ejo, ntagira ubwoba mu mutima wanjye, nkahora nifuza gukora ibyiza gusa ibibi bikanzitira. La 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 la. Bariho numva nariho agerageza kwihangana. Bamwe banyita miseke igororotse, nyamara uko bizwi n'umutima wanjye. Ndasaba unkunda wese kuzabira uwo mubisha amureba amaboko. Ndashaka kuba uwapfiriye ku giti, munsabe ntazasigara. Aho ntabwo bishoboye gukora. Ebana kabisa, ndemeye. David, Yes. umusore si wamukuye he? Abanza yarameze. Iki? Yarameze. Yarameze. Abanza yarameze. Ebana ariko ngiye ndemeye kabisa. Aragahirwa indamubyaye. Igiti. Bro, nanjye ndemeye uburyo ucuranga Merci. gitari kabisa, ndi kubona ikuri. Zose n'ubuntu bw'Imana, ntawe ubivukana n'Imana yo mu ijuru. Urakoze cyane. Yego. David, rero tugikomeza ikiganiro cyacu. Wenda umugenzi wawe ndamwumvise pe, azi gucuranga kandi nabikomeza akabishyiraho umutima azagera kure kuri gitari. Yitiriye gitari kandi koko byari bikwiye, kuko uburyo ayicuranga n'uburyo ayikoramo
ewana umuntu ubyumvise aravuga ati kabisa uyu musore arabizi. Ariko nkomeza kubwira abantu badukurikiye ewana, nimba ubona koko aba basore bashoboye, comment zirakenewe kandi na ka kantu bita subscribe ntimukibagirwe rwose, kuko murabona aba basore barashoboye, ibintu bakora bibarimo. David ndabeshya? Ewana kabisa Imana yarabahamagaye. David rero tugikomeza ikiganiro, hari ikibazo nshaka kukubaza, ndakeka n'umuntu dukurikiye nawe yakifuje kukikubaza, ariko reka nkikubaze kuko ndahababereye. Kuki wahisemo kuririmba gospel? Kuko giye amahoro yawe na Nyagasani rwose, kandi nasanze ngiye munda urabona ariko umuntu ashobora gusenga agasenga amasaha 3 amasaha 2, ngiye nshobora gusenga isaha imwe iyindi ya kabiri nkaririmba. Nibwo ngiye negirana n'Imana neza cyane, nkazuminga ubwiza bw'Imana bunyuze mu ndirimbo neza, nkumva ndishimye. Impamvu nahisemo rero kuririmbira Imana, indirimbo zawe nyinshi nuzikurikira zose zirimo amashimwe, ni indirimbo z'amashimwe gusa. Baya ni indirimbo z'amashimwe ko mba nshima Imana ubuzima nanyuzemo, byagiye nkorera mu buzima bwagiye butandukanye bwose. Niyo mpamvu nahisemo kuririmbira Imana kugira ngo nyishimire ko nta kindi nayitora pe. Okay. Ya nabyo ni byiza kuririmba ukaririmbira Imana. None se bwo waduha itandukaniro riri hagati y'umuhanzi uririmba indirimbo z'Imana n'umuhanzi uririmba izisanzwe? Ubwo nimvuga izisanzwe umve za zindi nyine twumva za ba Bruce Melody bande na bande, waduha itandukaniro? Ubundi giyewe ku izina umuhanzi nano gukunda kenshi nkunda kuryemera ni ku giti cyanjye, ariko burangiye ndi umuramenyi. Umuhanzi n'umuntu hanze ibintu bitigeze bibaho. Agahimba utuntu twe, ariko giyewe ndirimba amagambo yanditse muri Bibiliya, ntago ari giye wayahanze. Ahubwo giyewe aya rero itandukaniro, ikibazo rumbajije hagati y'umuntu uririmba harya uririmba gospel n'abandi baririmba zira ndirimbo zisanzwe zitari gospel, abo bantu twabatandukaniriza. Ngewe ntago njya ninjirira abantu, buri wese agira uburenganzira bwe n'uburyo abitekerezamo. Ariko giye uko nahisemo kuririmbira Imana kuko nzi ko nyuma y'ubuzima hari ubundi, kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo kuko riri muri Timoteyo wa 2:8. Nako nciye mu ijambo uravuze ngo nyuma y'ubuzima hari ubundi. Niyo mpamvu wahisemo kuririmba gospel se? Ndabisobanura, reka bisobanure. Ubwo ndabicanzemo gake. Reka bihoze. Muri Timoteyo wa 2:8 haravuga ngo kuko kwitoza k'umubiri kugira umumaro kuri biki, ngariko kwitoza kubaha Imana kugira umumaro kuri byose. Ntago ari byinshi. Iyo uvuze byinshi ushobora gufata ikintu kimwe bibiri bikaba byinshi, ariko ngo kuri byose umva akantu keza, ngo gufite isezerano ry'ubugingo bwa none ndetse n'umuzaza nabwo. Iyo ndi kuririmbira Imana, nukuvanga amagambo y'Imana arakiza imitima y'abantu, bisobanuye ngo uko ngerageza gutandukana n'icyamba ndi kwitoza kubaha Imana, ngo gufite isezerano ry'ubugingo bwa none. Iyo ndi kubikora ngiye nishimira ko iyo ndi kuririmbira Imana mba afite ubugingo bwa none. Akantu keza ku munsi w'amateka nzabona n'ubundi, ngo ndetse n'ubuzaza nabwo. Rero niyo mpamvu ngewe ubuzima bwanjye bwose nkunda kwitoza kubaha Imana kuko ufite isezerano ry'ubugingo bwa none ndetse n'ubuzaza nabwo. Niyo mpamvu ngewe nahisemo kuririmbira Imana, abandi bo byabo ntabwo mbizi. Ngiye ndi kuvuga ku giti cyanjye, ariko umbajije ngo ese ukaza unsanga uvuga ati ngiye ndaririmba, ndashaka gutangira umurimo kuririmba, ndirimbe gospel, ndirimbira Imana cyangwa se ndirimbire n'ibindi, nyine hari ibintu byinshi byo kuririmba, nahita mubwira ngo genda ujye kuririmbira Imana. Niyo nama muri make wagira inama namugira aje kukugisha inama ati se ndirimba ibiki, wamugira inama yo kuririmba Imana? Inama yo kuririmba Imana. Okay, none David, yego, kuva utangiye cyangwa se umunsi wa mbere wiyumvamo kuririmba, ugahita ufata umwanzuro wo kuvuga ugiye kujya uririmbira Imana, mu by'ukuri nta rugendo rutabamo inzitane cyangwa se inzitizi. Ni wigeze mu buzima bwawe cyangwa se mu rugendo rwo kuririmba wigeze uhura n'ikintu, wigeze ucika intege? Gucika intege byarabaye ko Satani yarageze akakurasa. No muri Satani yarawukoze, hari igihe ukora ukabona ugiye kugera ku rwego rwo hejuru cyane, Satani akaguteza ubwibone. Yego. Niyo mpamvu ngiye kenshi nahise nanabihagarika aravuga Imana reka mbanze menye uwundi we.
mvugutira uncure mbanze nyiri mu ruganda amenye ubundi nicyo ngomba gukora ndabihagarika ngira Imana abone kugeza igihe uzanyemerera ko ngomba kumwongera kubigarukamo ndatuza pe abantu benshi barategeza n'ihangano byanjye baranayibura bitewe nuko nge numvaga ngomba kubanza kunyura mu ruganda nkacurwa nkabo ngomba kuba we Satani rero adutega imitego myinshi rimwe na rimwe abantu nabo baguca intege ntabwo uririmba neza ufite ijwi ribi n'ibikiririmba nk'akanaka ariko gihe iki kimwe nashobora gukora mu buzima ntabwo nakwiye kuririmba nk'akanaka oya ngomba kuririmba uko Imana yampamagaye yego yego usaba abafata amashusho neza ewana kandi niyo mirya ajya y'inkurura uri kumva kamerama nta kibazo ngaho mukore nari reka uyu musore wanjye mfashe niwe washyize gitari muri iriya ndirimbo ndagira akore original yayo kabisa ku buryo ntabwo kubitaho nahita avuga ati iyi ni ya ndirimbo okay mwandike reka ngushimire murahita muyibona yitwa reka ngushimire mana abantu badukurikiye rwose iyo subscribe irakeneye like comment share ewana kabisa mushyigikira aba basore rwose reka ngushimire reka ngushimire reka ngushimire Mana nzima reka ngushimire reka ngushimire reka ngushimire Mana nzima umuriri bikomeye ntabasha kuvuga unyambika imbaraga iyo nzibuze ukankomeza sinshidikanya kuko turi kumwe singira ubwoba kuko mbafi mwami Mana reka ngushimire reka ngushimire reka ngushimire Mana nzima reka ngushimire reka ngushimire reka ngushimire Mana nzima reka dushyire akandi kamwe kaka namubwiraga David yes ukiri aho ngaho yego njye nshaka kumbwira ikintu Imana yari yagukoreye cyatumye nyine ugira inspiration yo guhimba iyo ndirimbo hari igihe ku ishuri ari nyine ibintu by'abanyeshuri icyo gihe niga muri segonderi nigaga mu wa gatatu icyo gihe nyine urabona abana nyine ku ishuri tugira amakosa agiye atandukanye yego ku ishuri ntabwo twemererwa gutunga telefone